Muraho neza abakunzi ba filime nyarwanda, amazina yanjye nitwa Stephanie, nkaba nyine filime yitwa Iwacu mu Muryango, nkaba nyine nitwa Fanny. Filime yacu igiye kunyura kuri YouTube channel yitwa Rwamahe TV. Mukore subscribe, turabakunda cyane cyane. Ciao ciao. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Kimana Nadia, nkaba nyina filime nyarwanda. Uyishaka wayisanga kuri Rwamahe TV, igiye gutangira gusohoka mu kwezi kwa gatatu. Turabasaba mudukorere share na comment. Murakoze. Hello guys, nitwa Nsemana Sylvestre, nkaba nyina muri filime Iwacu mu Muryango. Mu by'ukuri nyina ndi Papa Gasaro, wowe urayireba. Ikindi uyishatse wayireba kuri Rwamahe TV. Ndabakunda cyane, turi kumwe. Muraho neza, nitwa Ndahiro Rwamahe, nkaba nyina filime nyarwanda yitwa Iwacu mu Muryango. Igiye gutangira kubageraho mu kwezi kwa gatatu, izajya kuri channel yitwa Rwamahe TV. Turabakunda cyane, mudushyikire kandi mutugire inama. Amahoro y'Imana.